Iyo usesenguye neza muri iyi minsi usanga mu Rwanda hariho ikibazo gikomeye cyane. Ushobora kwibaza ikibazo uti ese icyo kibazo ni ikihe? Hirya no hino usanga mu ntara zose zitandukanye mu gihugu, yaba amajyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba, iburasirazuba ndetse n'umujyi wa Kigali, abantu birirwa bicana. Ugasanga umugabo yishe umugore we, ugasanga umugore yishe umugabo we, ugasanga umwana yishe se, ugasanga se yishe umwana. Ni ibintu biteye ubwoba muri iyi minsi. Noneho bisigaye bigeze aho usanga hari abiyahura. Ibi byose ukibaza ikibitera bikakuyobera. Ariko iyo tugeze ku bakristo bo bavuga yuko ari umwuka mubi cyane, umwuka w'ubwicani hagati y'abantu. Kandi usanga badapfa ikintu gifatika. Rimwe na rimwe ugasanga umugabo arapfa n'umugore we 1,000 cy'amafaranga y'u Rwanda kugeza aho umwe ahitana undi. Ni ikibazo gikomeye cyane. Inkuru tugiye kubagezaho rero ni inkuru imeze nk'iyo ngiyo. Uti byagenze gute? Ni muri Burera, umugabo yiyahuye akoresheje umuti wica imbeba, asiga yanditse inyandiko z'akaga yaboneye mu rushako. Ngayo nguko rero. Gusa nugende udakanze kuri subscribe ndetse unakande ku kimenyetso cy'inzogera kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyo tukugezaho. Iyi ni Nibisangwe TV. Ni mu kanya tubabwire uko byagenze. Gusa nugende nanone udasomye urwandiko uyu mugabo yasize yanditse. Biteye agahinda. Umugabo witwa Twizerimana Innocent wari usanzwe ari umurezi ku ishuri ribanza rya Ruyange, utuye mu murenge wa Rusarabuye, akagari ka Ndago, mu karere ka Burera, yiyahuye akoresheje ibinini byica imbeba nyuma yo kugirana ibibazo n'uwo bari barashakanye. Ni amakuru yamenyekanye ku itariki 21 Ugushyingo umwaka wa 2020 ubwo abaturage bageraga iwe bagasanga hafungiye imbere, nyuma bakaza gusanga yamaze gupfa. Inzego z'umutekano na RIB ziratabara. Bigaragara ko yapfuye nyuma yo kunywa umuti wica imbeba nk'uko ibimenyetso byaraho byabigaragaje. Uyu mugabo w'imyaka 40 y'amavuko ngo yabanaga n'umugore we mu makimbirane ahoraho aterwa n'uko umugabo we yamushinjaga kumuca inyuma, ndetse inzego z'ibanze aho bari batuye zahoraga mu kibazo cyabo zibunga ariko bikanga, kugeza ubwo umugore yaramaze ukwezi yahukaniye iwabo. Umuyobozi w'akarere ka Burera Uwanyirigira Marie Chantal yemeje iby'uru rupfu, gusa agira inama imiryango kwitandukanya n'amakimbirane kuko asiga ingaruka zikomeye mu miryango harimo n'urupfu, ahubwo abasaba kujya begera ubuyobozi bukabikemura. Ati nibyo aya makuru twayamenye ko uwo mugabo yiyahuye akoresheje umuti wica imbeba agahita apfa. Ni umuryango wari ubanye mu makimbirane. Bivugwa ko umugabo yakekaga umugore we ko amuca inyuma, ndetse uyu mugabo yasize abyanditse mu mpapuro. Ni ikibazo cyari kizwi mu murenge no mu kagari kuko bahoraga babunga, ariko birangiye umugabo apfuye ndetse n'umugore we yaramaze hafi ukwezi yarahukaniye iwabo. Duhora tugira inama imiryango ibana mu makimbirane kwitandukanya nayo kuko nta kindi kitari ibibazo nk'ibi. Nyamara iyo begereye abayobozi, imiryango n'inshuti, ibibazo birakemuka bidaciye mu nzira zo kwiyahura. Amakimbirane arasenya niyubaka. Uyu Twizerimana yasize yanditse inyandiko zikubiyemo bimwe mu byo yapfaga n'umugore we, asaba imbabazi abo yahemukiye ndetse anavuga abo abereyemo imyenda n'abandi bamurimo imyenda, asoza asezeye ku nshuti ze n'abavandimwe. Kurikirana ubutumwa uyu mugabo yasize yanditse. Tutiriwe twinjira mu butumwa uyu mugabo yasize yanditse uko mubibona kuri screen yanyu. Ahangaha yanditse ngo ubutumwa Innocent. Ndashimira abafashije kugira ngo tugire amahoro kandi bahangayikishijwe nuko twabanaga nabi. Ndanenga abafashije gusenya uru rugo kuva rwabaho. Nagerageje guha agaciro indahiro y'isezerano ryacu ariko byaranze. Ndagira inama abakiri bato kutihutira gushinga ingo uko biboneye. Umugore atunge atunganirwe. Amahoro y'Imana bavandimwe. Yewe ntabwo nakwirirwa nsubiramo izi nyandiko nk'uko mubibona, ariko nawe wagerageza ugasoma nk'uko twakomeje kubitinza kuri screen yawe kugira ngo nawe unyuzemo amaso. Ahandi murabona ko yagaragaje abo
abereyemo imyenda, ndetse no hasi akomeza asezera n'abana be asaba ko abana be batazabaho nabi. Gusa yashoje urwandiko avuga ati nsanze umubyeyi wanjye mu ijuru azanyakira. Ngayo nguko inkuru yo kwiyahura bitewe n'amakimbirane hagati y'umugabo n'umugore mu rugo rwe. Natangiye mbabwira yuko ari ibintu bimaze iminsi usanga umugabo yishe umugore, umugore yishe umugabo, umwana yishe se, ise yishe umwana, ibintu nk'ibyo bivangavanze bisa nabi, ariko noneho we yiyahuye. Ariko ipfundo ya byose ni umuryango mubi cyangwa amakimbirane mu muryango. Ntugende udakanze subscribe cyangwa ku kimenyetso cy'inzogera kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyo tukugezaho umunsi ku wundi. Ikindi, igitekerezo cyawe kirakenewe kuri iyi nkuru. Imana ibarinde.